nyagaza uruwe rusumba byose ruhinduka ibihe byose izina ryawe ryubahwe nyagaza ni nyagaza wakoze ibikomeye tubibonye turizera Eshadai Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, wakijisha Bisirayeli, ingabo za Farao, ukorinzira mu mazi. Banyeshuri beza, uyu ni umunsi wa karindwi, ni umunsi tugiye gufunga icyumweru cyacu cyo gusenga. Twatangiye ku isabato, ni umunsi wo kwiyiriza ubusa, ni umunsi wo kwambara amagunira wa nyuma, ni umunsi wo kwisiga ivu, ni umunsi wo kwigomwa ibintu byinshi, ni umunsi wo muri gahunda ya misi 7 twari twagenye. Uyu ni umunsi wa nyuma uheruka. Uwiteka ni mwiza cyane, ni mwiza cyane. Reka dusenge mbere yuko dutangira gahunda yacu. Urakoze data mwiza, urakoze data kuba tugeze ku munsi wa karindwi wo kwicisha bugufi imbere yawe, twigomwa ibitotsi, twigomwa ibyo kurya n'ibindi byose bitunezeza, tukugeza agahinda kacu kugira ngo dukirize igihugu, habwe icyubahiro iteka ryose. Turakoretse muri mwanya rero, ngwino duherekeze, utujye imbere, tubere umwami, tubere umujyanama, tubere umukiza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Banyeshuri beza cyane, nkunda Uwiteka abampera umugisha ibihe byose. Ndabashimira banyeshuri beza. Mbere yuko twinjira mu cyigisho cyacu cy'umunsi wa none, mbanje kubashimira cyane cyane ukuntu mwemeye kwifatanya natwe muri gahunda nziza cyane yo kwicisha bugufi imbere y'Uwiteka. Uwiteka bankomereze kandi ayibahembere ibihe byose. Iyi minsi 7 mumaze, uyu ni umunsi wa karindwi, ntabwo ari impfabusa, kandi mugaye gato cyane mugiye kubona icyiza kiva mu kwiyiriza ubusa, mu kwicisha bugufi, mu kwambara amagunira, mu kwisiga ivu imbere y'Uwiteka. Mu gihe gito mugiye kwibonesha amaso. Uwo dusenga arumva, arareba, arababara iyo tubabaye, arishimye iyo twishimye. Ibyo yavuze azabisohoza. Uwiteka ni mwiza. Kuko mubizi, turi gusengera ibintu bibiri kugira ngo icuraburindi u Rwanda rwaguyemo ntirizasubire, kuko hari ibimenyetso bibyerekana ko bishoboka. Niyo mpamvu twafashe gahunda ngo ntibizongere kubw'imbaraga y'Uwiteka, kugira ngo igiti abagome bariho bamanikira bagenzi babo, niba ngombwa nibo bazakimanikwaho. Ikindi cya kabiri dusenga, turasenga kugira ngo Uwiteka akure akarengane mu gihugu, akure ubugome mu gihugu, kuko akarengane n'ubugome nibyo biyoboye igihugu cy'u Rwanda. Ikinyoma nicyo kiyoboye igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose Uwiteka agomba, kuko byarengeje igipimo. Iyo ibintu birengeje igipimo bigomba gukurwaho. Uwiteka rero yumve kuniha kwacu. Ikindi, kwigomwa ibitotsi. Niyo mpamvu abantu bose baje muri gahunda y'amasengesho y'iminsi 7, isaha ya saa 9 za nijoro,
abo mu Rwanda saa 9 zaho, muri Europe saa 9 zaho, muri Aziya saa 9 zaho, muri Amerika, ku isi yose aho uri ucungane n'isaha ya saa 9 za nijoro, ubyuke upfukame ubwire Uwiteka uti dukirize igihugu. Uwiteka bagire neza. Ndabashimira cyane rero, ndabashimira cyane abantu bose baje kwifatanya natwe. Uwiteka bamere umugisha mu buryo budasanzwe. Isomo ryacu ry'urufunguzo mu buryo busanzwe nk'uko mwabibonye mu cyumweru cyose ni Zaburi 37 umurongo wa 10 kugeza 11. Hasigaye igihe gito abagome bagashiraho, uzabashakira aho bahoze we kubabona, ariko abicisha bugufi bazaragwa igihugu, bazakishimiramo bagira amahoro asesuye. Haleluya. Abagome ntago muzongera kubona, ariko buragaye gato. Iri ni ijambo ry'Uwiteka. Ikigisho cyacu cyo kuwa gatandatu, uyu munsi Friday cyangwa se Vendredi, umunsi wa gatandatu, ntabwo ari umunsi wa gatanu ngo benshi ariko bakunda kuvuga, ni umunsi wa gatandatu. Ikigisho cyo kuwa gatandatu kuwa 20 z'ukwezi kwa 12 2024. Umutwe w'ikigwa w'icyumweru cyose nk'uko mwabibonye uragira uti inzira yo kwimika umwamikazi Esiteri yateguwe n'Uwiteka muri gahunda yo gutabara ubwoko bwe. Uwiteka ni we uyobora ubuzima bwawe, ni we uyobora ubuzima bwanjye, ni we uyobora ubuzima bwacu. Iyo tumwisunze akaba duhanze amaso. Ejo twagarukiye aho Esiteri amaze kubwira umwami no kwereka umwami umwanzi w'Abayuda wari witeguye guca igihanga Esiteri no guca igihanga Abayuda bose. Umwami akarakara. Tugiye kureba noneho uko bigiye kugendekera Hamani. Moridekayi akuzwa, Esiteri igice cya 8. Moridekayi akuzwa, iteka ryo kwica Abayuda rikuka. Uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esiteri bya Hamani, umwanzi w'Abayuda. Maze Moridekayi aza imbere y'umwami kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana. Haleluya. Murabyumva? Maze Moridekayi aza imbere y'umwami kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana. Hamani yamanitswe ku giti yari yateguriye Moridekayi. Ibyubahiro bitangiye guhabwa Moridekayi. Kuva wa munsi Hamani yamuzengurutsaga mu mujyi wose wa Shushani ati uwo mwami akunze agira gute amugenza atya. Akebo tugiriramo abandi natwe niko tuzagira gute tuzagererwamo. Twitonde. Umwami aherako yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Moridekayi. Haleluya. Twese tuti haleluya, amen. Maze Esiteri aha Moridekayi ubutware bw'ibya Hamani. Ibya Hamani byose bihabwa nde? Bihabwa Moridekayi. Hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami, amwikubita imbere, amwinginga arira ngo amareho inama mbi ya Hamani umwagagi n'imigambi ye yari yagambiye kugira Abayuda. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu. Nuko Esiteri arahaguruka ahagarara imbere y'umwami aravuga ati umwami nabishima kandi niba mutonyeho ibyo mvuga bikamutunganira nkaba nkundwakaye, ndabinginga ngo bandike inzandiko zo gukura izo Hamani mwene Hamedata umwagagi yagambiriye akazandikishiriza kurimbura Abayuda bari mu bihugu by'umwami byose. Mbese nabasha ne kwihanganira kureba ibyago bizaba ku bwoko bwacu? Cyangwa nabasha ne kwihanganira kuzareba bene wacu barimburwa?
umwami Ahasuwerusi asubiza umwamikazi Esiteri na Moridekayi umuyuda ati dore ngabiye Esiteri bya Hamani kandi we bamumanitse ku giti muhora kubangurira ukuboko kwe kugira nabi abayuda. Nuko namwe mwandikire abayuda uko mushatse, mubandikire mu izina ry'umwami, muhomeho cyangwa se mushyireho ikimenyetso cy'impeta ye, kuko inzandiko zanditswe mu izina ry'umwami zigashyirwaho ikimenyetso cy'impeta ye, nta muntu ubasha kuzikura. Nuko icyo gihe ku munsi wa 23 z'ukwezi kwa gatatu kwitwa Sivani, bahamagara abanditsi b'umwami bandika ibyo Moridekayi ategetse abayuda byose, n'ibisonga by'ubwami n'abatware b'intebe n'abatware b'ibihugu uko ari 127, uhereye i Buhinde ukageza Etiyopiya, igihugu cyose nk'uko imyandikire yacyo imeze, n'ishyanga ryose uko ururimi rwayo ruri, bandikira n'abayuda mu rurimi rwabo uko imyandikire yabo imeze. Nuko Moridekayi abyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, abihomaho, abishyiraho ikimenyetso cy'impeta y'umwami, yohereza intumwa zijyana izo nzandiko bahetswe n'amafarashi akorera umwami, kandi afite imbaraga yakenurirwaga mu kiraro cy'umwami. Muri izo nzandiko umwami yemerera abayuda bo mu midugudu yose ngo baterane birwaneho bashikamye, kugira ngo bazice barimbure bamareho ingabo zose z'amoko yose zo muri ibyo bihugu zizabatera, bice n'abana babo bato n'abagore babo, bajyane ibintu byabo nk'iminyago. Kandi ibyo bizabe ku munsi umwe mu bihugu byose by'umwami Ahasuwerusi, ari wo munsi wa 13 z'ukwezi kwa 12 witwa Adari. Wa munsi bari baringanije kwica iki? Abayuda. Bigiye kuba imbusane. Abayuda noneho bagiye kwiganzura abari biteguye kubica. 13. Urwandiko rukurikije urwategetse yuko iteka rizamamazwa mu bihugu byose, ruhera ko rwandikirwa amahanga yose, ruvuga yuko abayuda bakwiriye kuba biteguye kuri uwo munsi guhora inzigo ku banzi babo. Nuko intumwa zihetswe n'amafarashi y'imbaraga yakoreraga umwami zigenda zitewe umwete, zihutishwa n'itegeko ry'umwami, itegeko ryamamara mu murwa w'Ishushani. Hanyuma Moridekayi arasohoka ajya imbere y'umwami yambaye imyambaro y'ubwami y'umukara wa kabayonga n'iy'ibitare, n'ikamba rinini ry'izahabu, n'umwitero w'igitare cyiza n'umuhengeri. Nuko abo mu murwa w'Ishushani bararangurura barishima, abayuda nabo baracya baranezererwa, haleluya, barishima bagira icyubahiro. Nuko mu gihugu cyose no mu mudugudu wose aho itegeko n'iteka ry'umwami byageraga, abayuda baranezerwaga, bakishima, bakagira ibirori n'umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu bihugu bahindira abayuda umushitsi, maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu gihugu bihindura abayuda, kuko abayuda bari babateye ubwoba. Haleluya. Ku
kubera ibimaze kuba ku bayuda. Abantu benshi bo mu gihugu Yesu yayoboraga bihinduye iki? Abayuda. Wakubitana nawe ati nge ndi umuyuda, wakubitana ati nge ndi umuyuda, kuko abayuda baba bateye ubwoba. Uko niko ubwoko bw'Uwiteka bugomba kuzatera ubwoba abatuye isi yose kugeza igihe isi izarangirira. Uyu munsi barababazwa, ariko siko bizahora. Igihe kiraje ubwoko bw'Uwiteka nibwo bugiye kuyobora isi, maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu gihugu bihindura abayuda, kuko abayuda bari babateye iki? Ubwoba. Nshuti bavandimwe, mukomeze mugende musome amateka igice cya 7 n'icya 10, kirabereka neza ko ya tariki yashyizweho ngo barimbura abayuda. Abari bafashe intwaro ngo baze kurimbura abayuda, abayuda bose barabatsembatsembye. Bo abagabo, abagore n'abana babo barabatsembatsembye babashyira hasi. Nta muyuda wapfuye. Uwiteka ni mwiza. Imigambi y'abagome Uwiteka ahindura impfabusa. Iyi ni imbaraga y'amasengesho. Uwiteka yateguriye abayuda inzira yo gukirizwamo binyuze ku mwamikazi Esiteri. Uwiteka ni mwiza. Gusenga bikingura ijuru, kuyiriza ubusa bikingura ijuru, kwicisha bugufi bikingura ijuru. Uwiteka ni mwiza. Maze rero abanyeshuri beza, amaze kubona imbaraga yo gusenga iyo ariyo. Amateka amaze kutwereka ko abegera Uwiteka biciye bugufi, biyiriza ubusa, bakambara ibigunira, bakisiga ivu, bakorwa n'isoni. Natwe rero iyi minsi 7 tumaze abanyeshuri beza, mwese mwaje kwifatanya natwe muri amasengesho, ntabwo tuzakorwa n'isoni, ntabwo tuzamwarwa. Ibyo Uwiteka yakoreye Esiteri, Moridekayi n'abayuda azabikorera abamusanga bose bamwinginga. Uwiteka agiye kudukiriza igihugu. Mwese muti haleluya, amen. Reka dusenge. Urakoze Data, urakoze Mwami, habwa icyubahiro iteka ryose kuko mva gusenga kwacu. Turagushimye kuko abanye natwe muri iki cyumweru cyose cyo gusenga, tugutakambira ngo dukirize igihugu, ukura akarengane mu gihugu, kandi waradushubije. Hasigaye agahe gato gusa ngo abagome ntibazongere kubaho ukundi. Habwa icyubahiro none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uruwe rusumba byose, ruhinduka ibihe byose, izina ryawe ryubahwe. Nyagasani, Nyagasani, wakoze ibikomeye, tubibonye turizera. Eshadai. Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, wakijisha Abisirayeli ingabo za Farao, ukora inzira mu mazi, baherako barambuka. Farao abigerageje ararohama. Nyagasani,
isumba byose duteze wagakiza Shaddai, El Shaddai, Eyona Adonai, nuhinduka ibihe byose, El Shaddai, El Shaddai.